hari ukuntu umuntu abona ukoze ikiganiro ukavuga situation urimo buri wese agahita yishyiramo kuje gusaba ari hari ngira nk'umutwe watetseho gusaba gangeyo ntago nza kubateka imitwe yo kubasaba nshuti yanjye aha turi ni kwisi kandi ntisakaye ngira ngo murabizi nta utanyagirwa mwarangiza mugahita mwumva ko ikihutirwa ari ukumutuka kumubwira nabi kumuhata amagambo amukomeretsa kugira gute nshuti yanjye nta Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka ntangire mbasuhuza aho muherereye hose ndetse nanabashimira mwe mwakoze subscribe nanabibutsa yuko ugiye gukora ikiga nanabibutsa ko ntarirarenga niba utarakora subscribe ushobora kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi. Ngendiriza sano nk'ibisanzwe ugarutse ngira ngo murabizi ko ibiganiro byacu ari akagaruka umunsi ku munsi tuba tubafitiye cyo kubabwira, ariko uyu munsi bwo ntago nishimye narakaye kandi shamumaze iminsi mundakaza. Sobwo mwajya mureka kurakaza umubyeyi, shibaze ko abantu batagira isoni barakaza n'umuntu utwite. Sobwo nemere ko nkanjye mundakaje kubera ko wenda ndi umuntu mukuru wenda mufite impamvu zanyu bwite nge nubwo ntazo nzi numva nta nizihari, reka nemere wenda ko nge mundakaza ndi umuntu mukuru. Ubu nk'akabebe mwa muri gutuma kagira ikibazo mwa muri kubitera mubikuye kuki koko mubitewe n'iki? Mana izabahana. Nge reka babwire ntago mfashe umwanzuro wo kuza hano kubera ikindi, ndumva nta nakabaraga nifitiye nimereye nabi, ariko ndashaka kubaza abantu nshuti yanjye niba ufite uburyo bwawe watwisemo ukaba ufite uburyo bwawe wabyayemo, utekereza ko Riza ari wowe? Riza si wowe nawe si ntuririza. Wishaka kumva ko Riza zabaho nk'uko ubayeho cyangwa se ibitagushobokeye nanjye bitagomba kunshobokera kuko nge nawe nitunganya ubushobozi, cyane ko nawe hari byinshi ushoboye nge ntashoboye. Nk'umuntu witora akajya muri comment akandika ngo Riza ngo arabeshya ngo ntatwite, ngo umuntu utwite ngo ntabwo agereka akaguru ku kandi. Ndakubeshya ngo sintwite, hari musaza wawe wanshingiye nkaba mfite ikibazo cy'uko muzanyirukana, akaba ariyo mpamvu nkubeshya ngo ndatwite. Nkawe ubutekereza ko nkubeshya ngo ndatwite ngo bigende bite? Uwo ni uwa mbere, ubwo nkaba muvuyeho mumaze kundakaza muri benshi, niyo mpamvu mfashe umwanzuro wo kwicara ngaho ngo nsubize comment zanyu. Nk'iyo wifashe ukandika muri comment ngo Riza ngo maze kuguhamagara ngo inshuro zingahe, umuntu wabyanditse sinamuzi ngo maze kuguhamagara ngo kangahe, ngo jya ubyara bushoboye kurera ngo seto, umpamagara kangahe? Umpamagarira iki ko ntanakuzi? Umpamagara kangahe? Umpamagarira iki? Umpamagara ugiye kumbuza kubyara se? Wowe se iyo umpamagaye umpamagaza urushinge, umpamagaza agapira, wowe uri onapo ku buryo umpamagaye ntashobora kongera gusama? Ese kubera iki nta kintu na kimwe kijya kibanyura? Kuki muri ba nta munoza? Umuntu aratwita yayikuramo mukaza mukavuga mukamutuka mukamuvuma, mugatangira kuvuga uburyo ari ikibi, mukamwita amazina atandukanye. N'umuntu yatwita yafata umwanzuro wo kwibyarira umwana ngo amurere uko ashoboye, nkabona nabyo birababaje, bibaye ikibazo, mukajya aho ngaho mugatukana mukavuga amagambo mabi. Ako ubundi nta kintu gishobora kubava mu kanwa kitari negativity. Kubera iki muhorana negative mind? Ese reka nkubaze, reka nge mbibarize, nk'iyo uje muri comment ukavuga ngo Riza ngo ubyaye ibinyendaro, ikinyendaro ni igiki? Ikinyendaro wakibonanye nde? Niba ubwawe wicara ukumva ko gihari, ubwo ni wowe cyo, ntabwo ari umwana wanjye ntwite. Niba wumva ko ikinyendaro gihari cyangwa kibaho,
ugura icyo cyangwa se uragifite. Ariko ngewe ntago ibyo bintu mbizi, nzi ko nta mwana witwa ikinyendaro, nta nubwo bibaho ntibinashoboka. Sinzi impamvu mwadukira umuntu mukamutuka mukavuga amagambo akwiye kuvugwa n'adakwiye kuvugwa. Niki cyabaciye ururondogoro guys? Niki cyabaciye ururondogoro ko mbona mwararondogoye cyane? Ugatinyuka sinkuzi ntunzi ngo riza ngo nguhamagaye kangahe, ngo nguhamagaye inshuro zingahe, ngo ujye ubyara bushoboye kurera setu. Wowe uzi inzu mbamo ukuntu yishyurwa? Wowe uzi ibyo ndya n'ibyo ngaburira abana bangiza uburyo bigamo? Hejuru yo kuza kuvuga ubugambo nk'ubwo ngubwo, ubonye niyo byavugwa n'umuntu byibuze wigeze andemera akavuga ati Liza maze kugufasha kangahe, sinzongera kugufasha kubera kuri kubyara. Ariko wowe uraje usinza aho turumbutse, sinza aho konkobotse, uraje uhennye muri komenti utangiye kuvuga ngo umaze ngo kumpamagara kangahe. Kangahe kiki? Kangahe umpamagarira iki? Ndakuzi wowe? Ese mwaranyibagiwe? Icyambere ngewe nkora na positive mind. Ntushobora kuza gushaka kumbabaza ngo koko mpere ko mbabare, kuko ibintu byambabaje ni byinshi. N'ubu hari ibikimbabaje bikimpangayikishije. Nshuti yanjye ntakubeshye, utabona mfashe umwanya wo kubasubiza ngo mugire ngo izo negative comment zanyu zivuga nabi ngo mugire ngo nzitayeho cyane. Ntago ari ukuzitaho cyane, ahubwo nuko mfashe n'umwanya wo kuvuga ngo reka nicara ngana n'abasuhuzi. Urumva? Ariko rwose ntibyantinza, ntibyankerereza, ntibyambangamirira ubwonko, ntibishoboka nimwantera agahinda kubera ko nshuti yanjye hari ibintu byinshi biba byarababaje umuntu, byinshi cyane. Ntabwo nzahangayikishwa n'inzu mbamo ngomba kwishyura, ngo mpangayikishwe n'umwana mfite ugomba kujya ku ishuri, ugomba kurya no kunywa, mpangayikishwe n'inda yanjye kuko ngomba kurya no kunywa, mpangayikishwe nuko ngomba kugura ibikoresho by'umwana ngiye kubyara. N'igihe cyamfashe kandi nari maze igihe ndwaye, ntakoraga ntagiraga nte, ngo mpangayikishwe n'amafaranga nzishyura ibitaro ngiye kubyara, nta bwishingizi ngira, ngo nindangiza nawe uze umpangayikishe. Ntabwo bizashoboka. Mwagiye mureka kwivuna. Ese nk'iyo uje muri comment ukavuga ngo Liza ngo ni indaya, ntunzi, sinkuzi, nta nubwo urangura, wenda ushobora no gusanga nubwo nabi indaya utananyigondera, ntaba muri za ndaya wabasha kugura ngo uzigondere. Ariko ntunanzi, sinkuzi, ukaduka muri comment ngo Liza ni indaya. Nka buri ushaka kugera kuki? Witeranyije n'Imana, ururimi rwawe urwandurije ubusa, kuko sinenda kuguhangayikira. Mwagiye mukora ibintu bibafitiye inyungu, nko kuza kumvuga nawe bifitemo iyihe nyungu? Ubonye niyo waba wamvugaga ugacuruza ukinjiza, uri kumvuga for nothing, uri kumvuga ibintu bitari nabyo. Umunwa wanyu upfiki ku wanjye byibuze nkukoresha nkareba ko YouTube yashyiraho yampa n'ibihumbi 2 cyangwa 3, 5. Uwo munsi nkarara ndiye. Wowe uvugira iki? Uvunikira iki? Noneho ukanavunika uvuga ibintu bibi. Gusa nubwo bwose nje kubanenga no kubakatira abantu mwese muvuga amagambo atari meza, ntabwo nakibuka kugira nabo nshimira. Ari umuntu wambwiye ganza kwima, umuntu wambwiye ngazabemba inyama n'ubugari kubera akazi ko mbikunda. Thank you, merci d'avance. Mbaye ngushimiye nubwo utari wabimemba, ariko mbaye ngushimiye ko n'ubundi ntago wabimemba ntarabyara ntarirarenga. N'umuntu wese uza muri comment ukambwira amagambo meza, ukandema agatima, ukankomeza,
sha mwese ndabashimira pe, muri abana beza, mutuma numva ngaruye imbaraga mu mubiri, mutuma numva ngaruye gukomera muri nge. Ako sereka nkubazi, ubundi mushimishwa n'iki? Nge niho nguma mvuga ngo ngaruka ko muri ba nta munoza, mushimishwa n'iki? Ariko ubundi bigiye mwanyitiye indaya, noneho aho muboneye ko mfite inda none nta nubwo mushobora kubona yuko mwibeshye. Niyihe ndaya se yatwise ikabyara? Ko imbyaro z'indaya ziba mu matoilette ya za Sodoma na za Mucyamurunguje nahe hose no ku Cyicumi nahe hose, imbyaro z'indaya zirazibyara zikazigendana, zirazitwita zikazerekana. Shangera kambabwire, ntago hari noneho hari ukuntu umuntu abona ukoze ikiganiro ukavuga situation urimo, buri wese agahita yishyiramo kuje gusaba, ari hari ngira nk'umutwe watetseho gusaba. Gangeyo ntago nza kubateka imitwe yo kubasaba. Nshuti yanjye, mbaye aha igihe kinini kuri no mihanda, urumva hari abambona banyishimiye, bifuza ko nabaho, bifuza ko natera imbere kubera ko nabo mbaho ibyishimo. Sometimes mbamara stress, ntuma baba busy iyo nta kintu bafite cyo gukora, nkabokipa bakaba bari kwirebera ibintu byanjye, bari no kwisekera. Hari n'abari hano bumva yuko icyamuhana ukuntu anyica yanyica. Kandi mureke mbabwire, mwebwe nta kintu mwantwara, kuko akazapfa kabungira kazakica. Urupfu rwanjye nimba ruri muri mwebwe, ahantu nzahaguma mpaka munyishe. Urupfu rwanjye niba rutari muri mwebwe, niyo rwaba ruri hehese mu Bubirigi, sha urwo nzarutegera indege ndusange yuko kakazapfa kabungira kazakica. Ubwo rero ntukirirwe uzi ko hari ikintu ugiye guhungabanya ku buzima bwa Liza. Niba ntacyo ugiye nshuti yanjye, ntago ngemba naje hano ngo upfukamire ngo usabe. Aha turi ni ku isi, kandi ntisakaye, ngira ngo murabizi ntawe utanyagirwa. Ubwo rero sinzi impamvu umuntu aza akavuga situation arimo nziza cyangwa se mbi, reka tuvuge imbi kuko niyo nge ndimo, mwarangiza mugahita mwumva ko ikihutirwa ari ukumutuka, kumubwira nabi, kumuhata amagambo amukomeretsa, kugira gute. Nshuti yanjye, nta kibyo bintu biba byenda kumfasha, kuko nge nagomba naje ne expecting ngo runaka aragira ikintu amarira. Ugize umutima wa kimuntu ukabona ko uri umuntu, ukabona ko situation umuntu wese arimo nawe ejo wayijyamo, cyangwa se ukabuzi ko wigeze kuyicamo. Ushobora kugira umutima wa kimuntu ukavuga ati sha, nkurikije ukuntu rizajyaga duha ibyishimo, nkurikije ukuntu twamukundaga, namukundaga ku giti cyanjye, ndabona atamerewe neza, sha reka nikure kino gihumbi wenda nyimuhe, niyo yagura agasarubeti kamwe cyangwa agura udusogisi cyangwa akagura gake, cyangwa se niyo yagura icyayi cyangwa akagura igikoma, nta kibazo. Ariko nanone nta gahato kakuriho ku buryo utabikora ariko ukaza uzanywe no kuntuka. Niba utanabikoze wanakicecekera nshuti yanjye. Ntago abantu bose umuntu ashimira aba yabonye muri comment ariko hari icyo baba bamumariye. Ariko byibuze nta kintu umuntu yakumarira kirenze no kuba uwo mutima wugize akakubwira ngo Liza komera, uzabyara kandi uzabyara umwana mwiza, kandi Imana izaguha umugisha. Icyo cyonyine kiba ari ikintu nshobora gushimira umuntu, nkamushimira nk'uko nashimira n'uwampaye 30,000 cyangwa 20, 10 cyangwa 100, nk'uko nashimira n'uwampaye 1,000 cyangwa 500. Ko nta gahato kabariho ko kugira neza. Niba udashaka kugira neza no kugira nabi wabiretse ukibera aho ngaho. Burya ko kubaho ntacyo wishe nta n'icyo ukijije bituma abantu batagutindaho. Bitwaye iki kuba wakiga kubaho ntacyo wishe nta n'icyo ukijije bikagufasha kuba abantu batagutindaho? Bigutwaye iki koko? Ngeje undi nafashe umwanzuro kurinda iyo nzamura sengre nayo nambaye ga, nereka abantu inda kugira ngo babone ko ngiye nari kubeshya. Kuko buriya mu buzima bwanjye busanzwe, uzi ukuntu mbarambayeho mu buzima, sinzi, mbayeho mu buzima budakunda impaka, sibyo?
mbaye mu buzima budakunda impaka noneho cyane iyo nibere muri situation itari nziza nka gutya urumva rero sinkunda umuntu umbwira kandi ibyo mubwira nzi ko ariko kuri ntashake kunyumva gange nta mpamvu nimwe ngira yo kubeshya abantu kubera yuko namwe mu byumve mwabantu mwe nta mpamvu nimwe ngira yo kubabeshya kuko muri mwese ntawe ufite mu nshingano ze ushobora gukora ikintu kuko kikuvuye ku mutima kubera ko umutima wawe ugutegetse kugikora kubera ko wenda Imana igukoreyemo kuko mu nzira igihumbi Imana ifite nkeka ko inzira ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa ya gatatu inyura mu bantu niba Imana igukoresheje rero cyangwa ikabikunyuzemo umutima wawe ukaguhatiriza kugira ikintu umarira yego uragikoze ariko ntawe n'utagikoze ntago namututse kuko niba umutima wawe udafite ubumuntu bwo gufasha cyangwa se ako kantu ko gufasha kakaba katakubamo nshuti yanjye ntago ngututse sinkubwiye nabi kuko ufite uburenganzira bwa 100%, ntago ndi mu nshingano zawe ngo bibe itegeko. Ariko nanone ntuze kumvuga nabi, ntuze kumbwira nabi, ntuze kumva ko waza uzanywe no kunsenya. None se ako ngiye abantu muranansetsa, nkiyo wifata ukaza muri comment uje gusenya umuntu, ntiwamwubatse, ntiwamuremye, ntiwamureze, ntuzi kuntu abayeho, nta nicyo ugiye guhindura ku buzima bwe uretse amagambo ugiye kuvuga amara kuyavuga ukagenda. Noneho ugiye kuyavuga mutari no gusubiranya kuko nimurebana sometimes ugasanga nta nubwo nkuzi. Nkubwo ngubwo umusaruro ufite nge mujye mumbwiza ukuri n'uwuhe. Njewe mu gihe nta muryango mfite, umuryango wanjye n'abana nabyaye, kandi Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Ntabwo Imana yaguha umwana itaguhaye ikizamutunga. Niyo itagenda, erega Imana ntago ari umuntu. Imana ntago ari umuntu ngo igende ngo ipakire ibintu mu ikamyo, urumva, ngo nirangiza ihuruza abanyamakuru aba YouTubers bose ngo nimuze ngo njye kubereka ukuntu tugiye gufashariza. Ntago Imana ari umuntu nkamwe, urumva. Imana ikora ibyayo kandi ikabikora buke buke ntago ihubuka, urumva. Ubwo rero sinumva ukuntu mbwira ngo mbyara abana ntazabasha kurera gute se? How? Ubwirwa n'iki ko ntazabasha kubarera kandi Imana yabampaye ihari ntahigiye? Erega humura ntago ari nkawe, nta nubwo ari nkanjye ngo izapfa, ntayizajya. Irahari igihe cyose nzayisaba izama. Ikibazo muba mufite ni ikihe? Nagiraga ngo nenge nanashime, kandi abo nashimiye ni buri muntu wese ufite positive mind, utaza kuvuga nabi ngo aze kuvugira nabi ku muziranenge, aze kuvugira nabi ku mumarayika. Uwo muntu wese namushimiye aho ari hose. Imana imuha umugisha, kandi n'umuntu ejo bundi wagize ukuntu abigenza nawe Imana imuha umugisha. Ko yabigenje kose naranyuzwe. Imana nawe imuha umugisha, isubiza aho yakuye kandi mukubire 7. Ikindi navuga, abona nenze namwe mwiyumvise, nimushaka muhindura imyitwarire n'imyumvire kuko ntacyo mwenda guhindura n'ubundi amagambo yanyu mabi ntacyo yenda guhindura ku mwanzuro nafashe. Nge ntago ndi umwicanyi ngo ngewe njye gukuramo umwana mu nda njugunye muri toilette kuko Imana yamushyize mu nda yanjye ikamugira urusoro. Ntago yari ibuza abantu nka 400 badafite urubyaro birirwa bayiririra babuza abana. Ntago yari ibuze n'umwe yaha umwana muri abo ngabo. Ubwo rero niba ari nge yahisemo kumuha, yabonaga mukwiye kandi ibona nzanabishobora, izi n'ukuntu izabimfashamo, urumva. Ntago nzaba umwicanyi ku bwanyu ngo munce intege ngo ntekereze guhemuka cyangwa kugira nabi. Ngewe nzabyara umwana wanjye kandi nzamurera azakura kubera Imana. Ahubwo ngize Imana nakongera nkabyara impanga,
ariko uzi ko rwose munsetsa iyo mumbwiye gutyo mpita mugana imana wazaretse nkabyara impanga noneho bakavugira rimwe bagaseba. Ubwo rero ndagira ngo mbasezere kandi mbamenyeshe ko ari akagaruka ejo cyangwa ejo bundi turi kumwe n'umuntu wese ukeneye kumvugisha ntabwo ibintu byifashe neza wakenera kugira icyo akora rwose ntabwo nabigarukaho cyane ariko ushobora no kumvugisha ukambwira amagambo meza kankomeza kuri nimero yanjye 0785352776 iyo ni ya WhatsApp cyangwa se ukampamagara kuri 0795913439 iyo ni wampamagaraho gusa ntabwo nyikoresha kuri WhatsApp. Ikindi nababwira nuko mbakunda ndabakunda kandi mumfashe dutegerezanya akabebe ni iminsi mike cyane ndakeka itarimo ibyumweru. Ciao murakoze cyane kandi Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.